Abatesalonike ba kabiri igice cya mbere dusome duhereye ku murongo wa mbere. Pawulo na Silwano na Timoteyo turabandikiye mwebwe abo mu itorero ry'Abatesalonike bari mu Mana Data wa twese no mu Mwami Yesu Kristo. Ubuntu n'amahoro bibe muri mwe biva ku Mana Data wa twese no ku Mwami Yesu Kristo. Umurongo wa gatatu umutwe w'amagambo uravuga ngo kujya mbere no gushikama by'Abatesalonike mu byo kwizera. Dukwiriye kubashimira Imana iteka bene data nk'uko bikwiriye, kuko kwizera kwanyu kugwira cyane n'urukundo rw'umuntu wese muri mwe mukundana rugasaga. Nicyo gituma ubwacu tubirata mu matorero y'Imana, turata kwihangana kwanyu no kwizera mu byo murenganywa byose n'amakuba mushinyiriza. Ibyo ni ibyerekana ko Imana idaca urwa kibera ngo mutekererezwe ko mukwiriye kwinjira mu bwami bwayo kandi ari bwo mubabarizwa, kuko ari ibitunganiye Imana kwitura abababaza kubabazwa, kandi namwe abababazwa kubitura kuzaruhuka natwe ubwo Umwami Yesu azahishurwa ava mu ijuru azanye n'abamarayika b'ubutware bwe hagati y'umuriro waka, ahore inzigo abatamenye Imana n'abatumvira ubutumwa bwiza bw'Umwami wacu Yesu. Bazahanwa igihano kibakwiriye, ari cyo kurimbuka kw'iteka ryose, bakoherwa ngo bave imbere y'Umwami no mu bwiza bw'imbaraga ze, ubwo azazanwa no gushimirwa abera be kuri uwo munsi no gutangarirwa kubw'abamwizeye bose, kuko ubuhamya twabahamirije bwemewe. Nicyo gituma tubasabira iteka ngo Imana yacu ibatekerereze ko mumeze nk'uko bikwiriye abahamagawe nayo, kandi isohoreshe imbaraga imyifurize myiza yose n'imirimo yanyu yose iva ku kwizera, kugira ngo izina ry'Umwami wacu Yesu rihimbarizwe muri mwe, namwe mumuhimbarizwe nk'uko ubutumwa bw'Imana yacu n'Umwami Yesu Kristo buri. Abatesalonike ba kabiri ibice bibiri dusome dore ku murongo wa mbere. Umutwe w'amagambo uravuga ngo kugaruka kwa Yesu kuzabanzirizwa no guhishurwa k'ubugome. Turabinginga bene data kubwo kuzaza k'Umwami wacu Yesu Kristo no kuzamuteranirizwaho kwacu, kugira ngo mutanamuka vuba mukava mu bwenge cyangwa ngo muhagarike imitima, naho ubwanyu mubitewe n'umwuka cyangwa n'ijambo cyangwa n'urwandiko rukekwa ko ruvuye kuri twe, bihamya yuko umunsi w'Imana wacu umaze gusohora. Ntihakagire umuntu uboshya uburyo bwose, kuko uwo munsi utazaza kurya kwimura Imana kutabanje kubaho, kandi urya munyabugome atazahishurwa ari we mwana wo kurimbuka. Ni umubisha wishyira hejuru y'icyitwa Imana cyose cyangwa igisengwa, kugira ngo yicare mu rusengero rw'Imana yiyerekane ko ari Imana. Ntimwibuka yuko nababwiye ibyo nkiri kumwe namwe, kandi none muzi yuko ikimubuza ari ukugira ngo azahishurwe mu gihe cye, kuko amayoberane y'ubugome n'ubu atangiye gukora, ariko ntazahishurwa keretse uyabuza ubu akuweho. Ni ubwo wa mugome azahishurwa, uwo Umwami Yesu azicisha umwuka uva mu kanwa ke, akamutsembesha kuboneka ku kuza kwe. Kuza k'uwo mugome kuri mu buryo bwo gukora kwa Satani, gufite imbaraga zose n'ibimenyetso n'ibitangaza by'ibinyoma.
ni umuhenzi n'ubuhenzi bwose bwo gukiranirwa ku barimbuka, kuko batemeye gukunda ukuri ngo bakizwe. Nicyo gituma Imana izaboherereza ubushukanyi bukomeye cyane ngo bizere ibinyoma, kugira ngo abatizeye iby'ukuri bose bakishimira gukiranirwa bacirweho iteka. Ariko bene data bakundwa n'Umwami wacu, dukwiriye kubashimira Imana iteka, kuko uhereye mbere na mbere Imana yabatoranirije agakiza gaheshwa no kwezwa kuva ku mwuka no kwizera ukuri. Nibyo yabahamagariye, ibahamagaje ubutumwa twahawe, kugira ngo muhabwe ubwiza bw'Umwami wacu Yesu Kristo. Nuko rero bene data, muhagarare mushikamye, mukomeze inyigisho mwigishijwe, naho zaba arizo mwigishijwe n'amagambo yacu cyangwa n'urwandiko rwacu. Nuko Umwami wacu Yesu Kristo ubwe, Imana Data wa twese yadukunze, ikaduha ihumure ry'iteka ryose n'ibyiringiro byiza kubw'ubuntu bwayo, ihumurize imitima yanyu, ibakomereze mu mirimo yose myiza n'amagambo yose meza. Abatesalonike ba kabiri ibice 3, dusome dore ku murongo wa mbere. Umutwe w'amagambo aravuga ngo imbuzi zitari zimwe n'intashyo. Ibisigaye bene data mudusabire, kugira ngo ijambo ry'Umwami wacu ryamamare vuba, rishimishwe nk'uko biri muri mwe, kandi ngo dukire abantu babi b'ibigoryi nk'uko kwizera kudafitwe na bose. Ariko Umwami ni uwo kwizerwa, ni we uzakomeza mwebwe, abarinde umubi. Kandi ibyanyu tubyiringijwe n'Umwami yuko ibyo dutegetse mubikora kandi muzajya mubikora. Umwami ayobore imitima yanyu, ayerekeze ku rukundo rw'Imana no ku kwihangana kwa Kristo. Nuko bene data, turabategeka mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo kuzibukira mwese data wese ugenda yica gahunda cyangwa udakurikiza ibibabwiriza mwahawe natwe. Ubwanyu muzi uko mukwiriye kutwigana, kuko tuticaga gahunda muri mwe, cyangwa ngo tugire uwo turya iby'ubusa, ahubwo twagiraga umuhati n'imihuro dukora ku manywa na nijoro, kugira ngo tutagira umuntu muri mwe turemerera. Icyakora si uko tudafite ubutware, ahubwo ni ukugira ngo tubiheho icyitegererezo ngo mugere ikirenge mu cyacu, kuko iki ari cyo twabategetse tukiri kumwe namwe, ngo umuntu wese wanga gukora ntakarye. Twumvise yuko hariho bamwe bo muri mwe bagenda bica gahunda, batagira icyo bakora, ahubwo bakaba bakazitereyemo. Nuko rero abameze batyo turabategeka kubihanganiriza mu Mwami Yesu Kristo, gukorana ituza, ngo babone uko barya ibyo kurya byabo ubwabyo. Ariko mwebweho bene data, ntimugacogorere gukora neza, kandi ntihakagire umuntu utumvira ijambo ryacu ryo muri uru rwandiko. Mumenye mumuhe akato kugira ngo akorwe n'isoni, ariko ntimumutekereze ko ari umwanzi wanyu, ahubwo mumuhugure nka mwene so. Nuko rero Umwami wacu w'amahoro ajye abaha amahoro iteka ryose mu buryo bwose. Umwami abane namwe mwese. Uko niko gutashya kwanjye Pawulo kwanditswe n'ukwanjye kuboko, nicyo kimenyetso mu nzandiko zanjye zose niko nandika. Ubuntu bw'Umwami wacu Yesu Kristo bubane namwe mwese.